avuga bikemera natari haleluya. Rero kumva ntagiye kubakunda cyokoze cyo tagira ngo basabe korali meze neza, worship team meze neza, murabona badakeye baratebeje bameze neza. Hanyuma murakure ikiganza mberekezeho muvuga ngo Imana yamugisha, muvuga ngo imbaraga n'amavuta bibabeho. Yeah.
Wabashe kurekura
tumuhamashyi. Turagusaba agabanyeho gakeya. Icya kabiri basaba mureke dufashwe mu mutuzo. Yego. Abo twamenye
nta nubwo nari bizi ko basa gutyo. Ese ni byiza ni ifu zikora akazi. Tubakomera abashimisha bari kuza ariko mbega Imana we, ariko mbega Imana we, ayikomeye abashimira bakasha bifite Imana kabaka. Data wa twese nzi ariko Mana twongera tuyikomera abashimisha bakajya Ashimwe Yesu, haleluya. Iki ni terane, ekama, n'Imana yacu, izina ryawe rihinuke, n'izina rya Yesu Kristo. Mana yakugumurije muri iki terane, kabari kwaza gusohoka, n'izina rya Yesu Kristo. Naturi imbaraga z'Imana, kuraba abantu b'Imana nawe, kugira ngo imbaraga zawe zigaragare ku buzima bwawe. Urinjiye muri iki terane, abantu Imana bohoke, urinjiye muri iki terane, abantu neza y'Imana. Urinjiye muri iki giterane yumva Imana iri amateka n'izina rya Yesu. Wowe tarabasharagarado wafite ubuzima bwawe n'izina rya Yesu. Le peuple sando enefa genere bra sikadoma la paix sando turda sene mangore bra sabi enefa n'izina rya Yesu. Mani Shilamana yukonda mahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe yukonda mahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi Shilamana yukonda mahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kukonda mahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi Shilamana yukonda mahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kukonda mahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi Shilamana yukonda mahoro. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. I say, you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. I say, you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you We worship you, our Lord.
Urakomeye
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. It's a grace money to it. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Yeah.
bw'Imana aba muri banga barimo kubyina bavamo nanjye nishyizemo amazina yanjye uranzi cyane twagira tubona Pacifique nari kugezwa na Jibra muri komite ishinzwe na pasiteri wanjye naho uri aha ngaha twari dufite protocol amwita Ige niwe uyu nguyu dufite na Rada sinzi ukuntu baza kubabona neza muri ariko murabona na Rada yamugirije gato yatera intambwe imwe yari protocol witwa Didasi nawe yigiriye yari protocol yari umujyanama w'ubwo witwa Alice yari secretary muri Rajepra ariwe Nadej nawe yari protocol muri Rajepra niwe wuyu dufite n'umusore munini cyane muri wani imbere yanyu neza amafaranga bereka nawe muri Rajepra abandi barasa nkaho bagiye muri bagamutse muri iriya komite ino komite mureba aha ngaha gucira kuri umugabo munini kuza uko nguko ni komite ikiri kirimo kubyinivamo abandi batarimo aha ngaha bari muri iriya komite bagarutse muri iriya komite iriya komite isa nkaho iri ruguru duhereye kuri uno musore muremure mureba bamwita Imabe yakwegura imbere protocole hari undi mukobwa wigiraga mu Queen nawe yakwegura imbere ukamubona nawe ni protocole hari undi musore mureba ugeranye nawe yakwegura imbere murabona ko ari undi musore nawe yigiriye gato nawe ni protocole bamudashingiro yitwa Marine yari ashinzwe amasengesho muri no komite yagarutse muri iriya yavugira imbere mukamwiba nawe twakoranye umurimo muri no komite ishinzwe yagarutse muri iriya yigiranye n'uwo witwa Kenya nawe yavugira imbere ubu ngubu muri iriya komite agiye gukora evangeliste nawe n'umwuga tukaba dufite na Pasiterine muri no komite yari protocole w'umudiyakoni ariko ubu ngubu yagarutse yari pasiteri umwanya w'ishimwe yigiranye umwana witwa Samantha nawe yakwigirije mukamubona ashinzwe protocole y'umudiyakoni Donavine nawe yakwigirije imbere protocole Birike nawe yakwigirije imbere ni protocole Atenze Musore Mutaboyize ashinzwe amafaranga muri komite ya Rajepra muri iyo umukobwa yakwigirije imbere nawe leta ya Yesu igakatira izerere ziraje kurugo yigiranye n'umukobwa witwa Naomi nawe yakwigirije imbere mu mudiyakoni nawe ndamubona umudiyakoni Fabrice nawe uramureba neza cyane umugabo ubona yisumbuye cyane muri no komite yashize yari protocole n'umucuranzi ubu ngubu afite akazi k'ubupasiteri MTE nawe umudiyakoni
pasiteri arakoze hanyuma mutega amatwi dushimiye komite ikomeje kuyobora kugeza umwaka urangiye mwarakoze Imana ibamugisha n'ubundi kandi muri aya mezi asigaye mukomeze gukora umurimo w'Imana mu gukurikira amasomo yanyu kandi Imana izakomeza kubafasha izabaha umugisha mwagize neza mwayitanze mwarwanya intambara nziza mukomeza mwisengera barumuna banyu nabo Imana izabashoboza mu izina rya nde namwe rero batoye Imana izabashoboza kandi izabafasha kuko niyo mukorera itumwe namwe iminsi yose izabikomeza kubasengera namwe musheke kandi Imana izababona musabe rero komite batoye isaha z'umwaka ipfukame musabe abakozi b'Imana bari aha ngaha base batandukanye imbere artiste Dani evangeliste Maurice Manase gusenga iteka uri umurengezi wacu ushimwe ko umurimo mwiza watangije muri kino kigo ushimwe ko ari wowe ushyigikiye usengeye bano bana n'abana batoya mwami Imana bazakora umurimo umwaka utaha turabashimye kandi imbaraga z'Imana zibabeho ubwenge bw'Imana bubeho ku buzima bwabo Mwuka wera bashigikire kandi abuzuze ubwenge abaho Mwuka wera imbaraga z'Imana ziri ku buzima bwabo bafite ubwoba ndetse bonara abanyantege nke ariko uzabashoboza ntabwo utoranye ushoboye ushoboza utoranyije ndasenze n'izina rya Yesu bandika imbaraga bayigushira imbaraga bayigushira ubwoba Mwuka wera imbaraga z'Imana zishobora ubuzima bwabo niba imbaraga z'Imana imbaraga z'abagwa imbaraga z'abafurizima imbaraga z'abacuruza nazikubita hasi nazicecekesha nahamagara Mwuka wera nahamagara imbaraga zikomeye zishobora ubuzima bwabo zuzuza Mwuka wera kandi imbaraga z'Imana zibabeho ubwoko bwiza bw'Imana bukirishije kandi kandi Yesu bashishije amasomo yabo imbaraga z'Imana zibabeho shemeza amasengesho yo gukora bandika imbaraga aho bwenge bari gushira abana ubwo niko nsengera abanyeshuri bose bo muri kino kigo bane nabo mu mashuri yabo bafite ibizamini bya leta neza zabo bandika imbaraga bahereza imiteguro myiza y'iki kigo ndagishengeye gishije ibiganza by'Imana Mwuka wera w'Imana akiremo agituremo izina rya Yesu abarwayi bakire kandi yungure kandi amahoro kandi umwijima barinde ibyorezo barinde ikibi ubwiza bw'Imana we kurimo senge ubuyobozi bw'iki kigo abarimu bari muri iki kigo nabi Imana bagushisha Umwuka wera barindisha imbaraga zawe korana nabo ubwenge bw'Imana babeho kandi kireze kuri ibyo dushaka idarapo rya Terayide muri aka karere ka Kamonyi dushaka ibendera muri intara y'Amajyepfo dushaka ibendera muri iki gihugu cy'u Rwanda izina rya Yesu bashyire hejuru barwanire bashyigikire bakoreshe izina rya Yesu bakoze neza ni amakipe ukomeye